bose barayize kubyumva hano baramusambanyije. Niyo mpamvu usanga afite agahinda kenshi. Abamukubita yakwambara ubusa bamubona ni mu gito ninjoro ugasanga bamuceye twenda bamwambitse ubusa akambara ubusa agasebya n'abandi babyeyi. Ni mujyana umuntu indera mu muvuzi. Ni mu gice cy'ubucuruzi Irwankuba mu murenge wa Kabagari mu karere ka Ruhango hari ufite uburwayi bwo mu mutwe ugaragara nk'umugore ukunda kuvuga ko hari abamusanga harara ku gasozi nijoro bakamusambanya bitewe n'uburwayi afite biragoye ko byizera ariko abaturage bamubona umunsi kundi baravuga ko ibi bishoboka kuba ari byo kuko ngo hari n'abaturutse bakekwaho ko bamusambanyije. Rwose byavuga n'iby'ukuri. Rwose barayize kubyumva hano baramusambanyije. Uyu nguyu hari abacitse bagira ngo bafate urumva ko hano nta nutabizi. Bana amazina yawe murazi se? Oya. Cyakora abantu hakora ibintu nk'ibi n'abana bagira nibongera tuzara ukuntu twabafata tufatanije n'akagari tufatanya na gitifu uretse ko baducitse twatwaramenye. Ariko se ku cyaro ushobora guhitamo gusambanya ufite uburwayi bwo mu mutwe? Abo ngabo naba bagiye kuraguza bakabwira ngo nusambanye umusazi cyangwa umurwayi wo mu mutwe ngo uzakira ngo hita ukira ukagura inka neza ngo n'amamodoka ukuzuza. Ariko rero ngo iyo urongoye umurwayi w'umusazi nk'uriya buriya bamuhohotera nimugoroba twatashye kubera yuko nawe arara ku gasozi nta buvugizi abona byibura ngo be bamushicumbikira no mu nzu. Iyo bahuye muri iryo joro ahita babimukorera nyine. Niyo mpamvu usanga afite agahinda kenshi. Uyu ufite uburwayi bwo mu mutwe uhora utakavuga ko asambanwa ariko akabura ubikurikirana ndetse bamwe bakabifata nk'iby'uburwayi nyine. Abaturage barasaba inzego zibanze ko zamujyana kumuvuza nabyo bigakurikiranwa dore ko batazi n'aho akomoka. Hari abamukubita yakwambara ubusa bamubona ni mu gito ninjoro ugasanga bamuceye twenda bamwambitse ubusa ahubwo leta murenganure abarwayi barwaye. Bajya musambanya se koko? Ndabyumva arataka byivugira ababyivugira sindababona ariko atakabivuga. Akuramo imyenda akambara ubusa agasebya n'abandi babyeyi. Ni mujyana umuntu indera mu muvuzi. Ku ruhande rw'inzego zibanze zegera abaturage umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Kabagari Gasasira François Regis yabwiye TV na Radio 1 ko ari gahunda yo kujyana umugore kuvuzwa ngo ariko ngo ibyo gukeka ko hari abajya bamusambanya n'ubwa mbere byumvise nabyo ngo birakurikiranwa. Turabikurikirana kugira ngo dukorane n'ikigo nderabuzima cya Karambi ndetse n'ibitaro bya Gitwe turebe ko n'inzego z'umutekano turebe ko yagezwa ku bitaro ibutara aho yakurikiranirwa. Twaramumenye ntabwo amaze iminsi uriya nibwo yari akihaza turabikurikirana. Hanyuma icyo bavuga yuko ngo hari abantu bashobora kuba bamuhohotera bakamusambanya hari amakuru yibanze mwarakimenyeho? Oya ntayo dufite kuko nanjye nibwo ntimenya ngira ngo muri Karere Centre hageze nta n'icyumweru hamara ntabwo icyo cyo nari nkizi. Ibyo byaba ari ubugome bukabije nyine nta byaba biteye agahinda ariko turagikurikirana tumenye ibyo ari byo. Uretse umugore abaturage bari gutabariza abafite uburwayi bwo mu mutwe birirwa mu myanda bakarara mu yindi batitaweho baracyagaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Iyo babahohoteye biragoye ko hari ubyito mu gihe baba babivuga ku magambo gusa atabibonye kuko ibyo bavuga byose akenshi bifatwa nk'ibiterwa n'uburwayi ari byo abaturage bahero basaba ko mu gihe hari igice kigaragayemo ufite uburwayi bwo mu mutwe inzego zibanze zagahise zitanga raporo ababishinzwe bakajya kumuvuza hagashakishwa n'aho akomoka. Daniel Dushimumuremyi mu murenge wa Kabagari mu karere ka Ruhango.